Hello friends, ndabasuhuje. Murabona telefone yanjye ifite storage ya 256 kandi imaze gukoreshaho 44%. Isi wabikora gute ukongera storage ya telefone yawe yari iri kuri gigabyte 8 wenda ukaba wageza kuri 64? Ibyo ngiye kubibereka. Murabona telefone yanjye ntiyakuzura niyo wakora iki. Ngiye kukwereka rero uburyo wakongera storage ya telefone yawe ukoresheje application. Ufata ibintu byawe ya mafoto video ukazishyira kuri application, telefone yawe ntigire ikibazo kandi zikaba ziri save ku buryo ubu bifite nk'ibiri muri telefone yawe nyine. Telefone yawe kandi nta kindi kintu kirimo, storage yawe ikaba ihari, washyiraho ibindi bintu rwose nta kibazo. Icyo usabwa rero nukora video ukareba uko bikorwa, mukurikire rero. Ikintu cya mbere ukora rero, uraza muri Play Store yawe. Murabona gutya turi muri Play Store ya telefone. Uraza kandi hano handitse search, ubundi wandikemo Google Drive. Hari application ebyiri, hari Google Drive, hari na Google Photos. Ndazibereka. Hari Google Drive, dore ngiyi iyi ngiyi muri kubona bari kumbwira bati na updating in application. Kambereke ni ya kabiri murahitamo, ariko ngenda bereka Google Drive. Ya kabiri yitwa Google Photos. Ya kabiri yitwa Google Photos. Google Photos. Ni iyi ngiyi, iyi nayo wayikoresha, ariko iyo ngiye kuberekaho niriya Google Drive. Reka dusacinge Google Drive na Google Photos nubwo nayo ibikora. Google Drive rero uraza wandike muri Play Store yawe, usacingemo application yitwa Google Drive. Dore ngiyi ni iyi ngiyi nkuko mubibona. Iyi ngiyi uraza rwose ukande install. Murabona ngiye nsanzwe nyikoresha, iri installed. Ubu ngubu bari kumbwira ngo nya updating. Murabizi application zikenera kuba updated. Iyi ni Google Drive. Store access nkuko mubibona no muri description yabo barakubwira bati store access and secure with Google Drive. Urumva nyine kukubwira bati hano ushobora kubikaho ibintu byawe rwose nta kibazo. Store access and secure ibintu nk'ibyo. Murabona kandi ikindi kisumbuyeho, ino application imaze kudownloadingwa n'abantu billion 10 zirenga. Ubwo n'abantu miliyari 10 zirenga. Urumva ko ari application izwi n'abantu benshi kandi ikunzwe cyane. Ino application rero iguhereza gigabyte 15 zo kubikaho ibintu kuri email imwe. Bivuze ngo niba ushyizeho email enye, ubwo rero tubona storage ya gigabyte 60. Ikintu urakora rero urayifungura. Ukifungura rero murabona ngiye harimo account yanjye. Icyo bifungura, ikintu cya mbere usabwa no gusigninga in, ukongeramo email yawe. Nko murabona ngiye mfitemo email zingahe? Mfitemo email enye. Iyi ni ya mbere, iyi ni ya kabiri, iyi ni ya gatatu, n'iyi ni ya kane. Murumva iyi ni storage ya 60 bumfite. Kuko email imwe bayemerera gigabyte 15 nkuko mubibona aha ngaha. Gigabyte 15. Urabona kandi ushobora gukanda hano ukabona get more storage, nabyo birashoboka. Urabona nyine ko ushobora gukanda ukongera n'izo gigabyte zikava kuri 15 zikiyongera. Ikintu ukora rero, iyo umaze gushyiramo email yawe, iyo storage yawe ubuyibonye gigabyte 15. Iyo ubonye rero gigabyte 15 zizaba nkeya, ushobora kongeramo indi email. Unyuze hano ugakanda kuri manage your account, kongeraho izindi accounts. Reka mbereke rero twashyizemo email nkuko mubibona. Izi ni video nagiye nshyiraho. Izi video zibitse kuri Google Drive yanjye. Ubu ntabwo ziri kuri telefone, kandi ubu nkeneye kuzibona kuri telefone mu gukanda hano nyine nkazimanura kuri telefone, nkakanda cyitwa download. Nkuko mubibona, wenda murabona video gutya. Ubwo nyine ushobora gukanda hano ukaba wayi downloading. Murabona hano handitse download. Icyo usabwa ni connection gusa ukayi downloading. Ikindi kandi ino application igufasha kuba niba telefone yawe bayibye, warabitse amafoto yawe cyangwa ibindi bintu, ushobora kubigarura muri iyo telefone. Ushobora kubigarura nyuma yuko uguze telefone nshyashya. Pfa kuba email yawe ubu ukifite uzi na password yayo.
Ngo rero ukuntu ubigenza kugira ngo ushyireho amafoto yawe cyangwa se ibindi bintu, reka nshyiremo indi mail njya mbikaho ibintu byanjye. Iriya yari ya kabiri nk'uko mubibona, iyi ngiyi amafoto yanjye n'ibiki byose. Uraza rero ugakanda hano kuri plus, ugakanda hano upload, ubundi ukaza hano muri file zawe ugahitamo yaba ari video cyangwa se image, icyo ushyiraho cyari cyo cyose, ukaza ugaselectinga. Kandebe icyo nselectinga, wenda kanze hano mpitemo ifoto imwe, kamitemo wenda iyi nya-uploading. Nkuko muyibona hano hejuru murabona ko ifoto iri kuba uploaded, nkuko muruzi hano uploading one file. Iyi file rero nshatse nahita nyiseba muri telefone nyuma yuko nya-uploadinze, kuko n'ubundi nayisanga kuri Google nyuma yuko imaze kuba uploaded. Hano rero uploading amafoto yawe cyangwa se video yewe n'amadokima byose bijyaho nta kibazo. Nundi muri telefone yawe ukabisiba, wazongera kubikenera ukaza ukabidownloadinga nyine nkuko nayibeze. Iyi application rero ntibacike rwose. Ikindi kandi wenda in application ikora nuko ibintu washarinze kuri mail yawe wohereza abantu nabyo bizaho, uza hano kuri share tukabibona. Nuko wenda mubona connection zabuze, nari kubona connection zihagije ariko urabibona. Mwinjoying in application rero, mwongere storage za telefone zanyu. Niba ujya ubona ibintu byabaye byinshi kuri telefone, in application yakubera nziza rwose. Duhure muri video itaha, kora subscribe niba ibintu nkora ubona biri hari icyo biri kukungura. Thanks for watching.